Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabasuhuje mwese abakurikira ijambo ry'Imana muri kano kanya, mukaba muri kumwe na mwene so Rukundo Vincent. Turimo kuganira ku mutwe w'amagambo twise gukorera Imana. Nkaba ngira ngo mvuge cyane nibanda ku kuvuga ngo dukwiriye gukorera Imana tugifite uburyo Imana idufashe cyane. Dusome ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 9 n'umurongo waho wa 4. Aranditse ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Imana idufashe cyane. Aya ni amagambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo, akaba yaravuze igihe yakizaga umuntu wavutse ari impumyi. Yuhereye hejuru gatoya urushaho kumva neza uburyo n'igihe yavugiye ayo magambo. Haravuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa be baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha, mbese n'uyu n'ababyeyi be se ko yavutse ari impumyi? Ngo Yesu yarabasubije ati nta cyaha yigeze akora cyangwa ndetse ababyeyi be, ngo ahubwo ko ari ukugira ngo cyangwa se n'ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana ishimwe. Aho rero niho Kristo Yesu yahise avuga amagambo tumaze gusoma. Aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Imana idufashe cyane. Gukora imirimo y'Imana hakiri ku manywa, gukora imirimo y'Imana hakiri ku manywa. Yesu yari azi neza ko atazaguma muri iyi si, kandi ko hari misiyo afite, kandi ko imirimo yamuzanye akwiriye kuyikorana umwete, akayirangiza mu gihe cye yari afite. Imana idufashe cyane. Muri iyo mirimo rero harimo kwigisha abantu kwihana ibyaha, kuva mu bibi, gukora ibyiza. Imana ishimwe cyane. Harimo gukiza abarwayi, guhumura impumyi, n'indi mirimo yewe harimo naho yazuye n'abapfuye. Iyo yose ni imirimo yagiye akora akiri hano mu isi. Imana itugirire neza cyane. Rero yari afite igihe ntarengwa cye azamara muri iyi si, kandi afite ibyo agomba gukora. Rero aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, nkwiriye gukora imirimo y'Imana ngifite uburyo. Imana idufashe cyane. Ariko yongeraho irindi jambo, aravuga ngo bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Aha yerekezaga ku gufatwa akagirirwa nabi, akabambwa, agapfa rurya rupfu rubi tuzi yapfuye rwo ku musaraba. Muri make ubuzima bwe yari afite hano mu isi bukaba bushyizweho iherezo. Ndavuga ubuzima ku buryo bugaragara bufatika bwo kugendana n'abantu bamubona imbona nkubone. Byari bifite igihe byagenewe n'igihe bigomba kurangirira. Niko kuvuga ngo bugiye kwira, bivuga ngo hari igihe ataragishobora, yabonaga ko atazaba yabasha gukora ibintu abantu bamureba ari kumwe nabo. Ariko Imana ishimwe ko nubwo icyo gihe cyarangiye, na n'ubu aracyakora. Ariho, yarazutse, arakora nubwo atakigendana n'abantu ngo azure abapfuye imbona nkubone, ngo akize abarwayi imbona nkubone. Ariko umwami wacu Yesu Kristo aracyakora imirimo n'ibitangaza, aracyakiza abarwayi, imirimo iracyakorera. Hari igihe rero yari afite cyo gukora ibintu
mu buryo bugaragarira abana b'abantu, mu buryo tubirebesha amaso, icyo gihe cyari gihari kigenwe. Imana idufashe cyane. Aravuga ngo rero nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ngo kuko bugiye kwira kikaba ari igihe umuntu atakibasha gukora. Imana idufashe cyane. Ibyo rero byatumye mu gihe cye akorana umwete imirimo y'uwamutumye, data wa twese. Imana ihabwa icyubahiro. Mwene data, nshuti, muvandimwe, wowe ukurikiye iki kiganiro muri kano kanya, wowe ukurikiye ijambo ry'Imana, nagira ngo nkubwire ko hari imirimo nawe watumwe. Niba warizeye ukihana ugakizwa, ukinjira mu inzira nziza y'agakiza, ukagendana n'Imana, ntabwo bigarukira aho gusa, ahubwo haba hari n'imirimo. Imana idufashe cyane. Hari imirimo nawe watumwe rero gukora, cyangwa se wahawe gukora ukiri muri iyi si. Imana itugirire neza. Bamwe bahamagarirwa kuba bavuga ubutumwa bwiza cyane kugira ngo bakure abantu mu nzira mbi, babikoresheje ijambo ry'Imana, babayoboza ijambo ry'Imana. Abandi bahamagarirwa imirimo itandukanye, bamwe baragenda basura abarwayi, abandi barasengera abafite ibibazo bitandukanye. Imirimo y'Imana umuntu amaze gukizwa no kwakira agakiza, iyo ni myinshi. Ibyo twahamagariwe, kandi usanga rimwe na rimwe hari ibyo duhuza, ariko hari n'ibyo usanga bitandukanye. Rero imirimo y'Imana ni myinshi. Imana idufashe cyane. Niyo mu ngo zacu, kububatsa ingo, gutanga uburere ku bana, ku babyaye, kwita ku ngo, kwita ku bo twashakanye, iyo yose ni imirimo myiza y'Imana. Kugira uruhare rwiza muri sosiyete, aho tuba mu bandi, tukagira umumaro aho bishoboka hose, ibyo byose ni imirimo myiza Imana ishima kandi yemera, ishaka kwiba hagati muri twebwe. Imirimo watumwe rero cyangwa wahawe, cyangwa iyo natumwe cyangwa iyo nahawe gukora, ngo nkwiriye kuyikora hakiri ku manywa, cyangwa se mu yindi mvugo, nkwiriye kuyikora ngifite uburyo. Dukora imirimo myiza tugifite uburyo, kuko hari igihe buzatwiriraho tukaba tutakibasha kuyikora. Imana idufashe cyane. Nuko Yesu rero aravuga ngo bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Hari abantu bwiriyeho batakibasha gukora, kuko igihe cyabo bari bafite mu isi cyarangiye, cyangwa se akaba kinariho ariko akaba ari ahantu cyangwa se mu mibereho itamwemerera no kuba yabasha gukorera Imana umurimo runaka, mu gihe hari igihe yari afite uburyo bwo kuwukora ariko ubwo buryo akaba atakibufite. Uwo nawe hari uburyo bwamwiriyeho ku ruhande rumwe. Imana idufashe cyane rero, mu gihe ugifite uburyo, mu gihe ngifite uburyo, dukwiriye gukorera Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu rero abaha umugisha cyane, abashoboze, nanjye nshoboze. Uwumvira ijambo wese ndamusabira kugira ngo Imana idushoboze, kugira ngo iri jambo turishyire mu bikorwa, dukore imirimo y'uwadutumye nk'uko Yesu nawe yabivuze. Dukore imirimo y'Imana yacu hakiri ku manywa, tugifite uburyo, kuko hari igihe uburyo buba butagihari. Hari n'igihe butwiriraho n'iminsi yacu yo kubaho mu isi igashyirwaho iherezo. Ubwo ibyo umuntu yakoze akiriho nyine aba yarabikoze, ariko iyo Imana iduhamagaye ntabwo tuba tugihari ngo twongere gukora ya mirimo. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira kikaba ari igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu aduhana umugisha kandi adushoboze muri byose, mu izina rya Yesu, amen.